turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Igitabo cy'umuhanuzi Hoseya turasoma ibice 4. Hoseya igice cya 4 umurongo wa 6. Umuhanuzi Hoseya igice cya 4 umurongo waho wa 6. Umurongo wa 6 baravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Dusubiremo uyu murongo utoroshe ukomeye cyane. Ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutagira ubwenge. Ubwo uretse ubwenge nanjye nzakureka we kumbera umutambyi. Ubwo wibagiwe amategeko y'Imana yawe nanjye nzibagirwa abana bawe. Imana idufashe kubw'aya magambo dusomye tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira ku mutwe uvuga ngo kuzarimbuka bitewe no kubura ubwenge. Kuzarimbuka bitewe no kubura ubwenge. Kurimbuka, ubundi kurimbuka bavuga ko ari iyangirika ry'ikintu ku buryo icyo kintu kitazongera kubaho. Kwangirika kw'ikintu ku buryo kitazongera kubaho. Hamaze iminsi haba intambara muri biriya bihugu Israel na Palestina. Nagiye mbona ziriya ndege zifite ibisasu bya kirimbuzi uburyo zagiye zisenya amazu, ama-etaje yari akomeye cyane arasenyuka ku buryo nta muntu wakongera kuyabamo keretse kuzongera kubaka. Bo baracyafite ayo mahirwe y'uko bazongera bakubaka, ariko umuntu we naramuka arimbutse bizaba birangiye. Nta kundi guhindura ibizaba bibaye, bizaba birangiye. Kuzarimbuka rero ni ikintu, iri jambo ryo kurimbuka abateolojiya benshi bagiye bariganiraho, benshi bagenda barivugaho. Bamwe bakavuga bati Imana igira imbabazi, Imana ntabwo izarimbura abantu, Imana ni inyembabazi. Hanyuma bakemeza ko Imana itarimbura. Abandi bakavuga bati nyamara ijambo ry'Imana rirabihamya bikagaragaza ko abanyabyaha bazarimbuka. Hanyuma habaho impaka nyinshi n'uyu munsi zigihari, kugeza aho abantu bamwe batangiye noneho kuvuga ko Bibiliya ikeneye kuvugururwa. Ngo Bibiliya ikeneye kuvugururwa, hanyuma hakavamo iyi mirongo ivuga aya magambo asa n'akakaye akava muri Bibiliya, kuko Imana itazarimbura. Hanyuma mu minsi izaza muzabona hazaza izindi Bibiliya, wenda nubwo zaba ntagihari, ariko zizaza zivuguruye, zikuwemo amagambo avuga ku bijyanye no kurimbuka. Hanyuma kurimbuka rero ni ikintu kizabaho, byanga byakunda kurimbuka kuzabaho. Ahubwo abantu bamwe baba bibaza ngo bizagenda gute, abantu bazarimbuka gute, ese bizagenda gute? Hanyuma njyewe nkurikiranye iby'abateolojiya batandukanye, kuko ngenda nkunda no gusoma ibitabo, ngasoma. Nigeze nsoma ku nkuru uriya mudamu witwa Madamu White w'Abadivantiste
urya umufondateri wa iriya dini, we yaravuze ngo abantu bazarimbuka, ariko atari Imana ibarimbuye, ahubwo bazarimbuka birimbuye. Umuntu azarimbuka ari bo birimbuye. Hanyuma maze gusoma aya magambo ya Madamu White, nsanga koko umuntu azarimbuka yirimbuye. Ntabwo ari Imana izarimbura umuntu, ahubwo ibyo yakoze nibyo bizamurimbura. Umuntu azarimbuka yirimbuye, kuko ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice 3 umurongo wa 9, rwa kabiri rwa Petero 3 umurongo wa 9 haravuga ngo umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira umuntu n'umwe urimbuka. Imana itwihanganiye idashaka ko hagira umuntu n'umwe urimbuka. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntabwo ishaka ko hazagira umuntu n'umwe urimbuka, ariko umuntu azarimbuka ari we wizize. Azarimbuka yizize, azize kubura ubwenge, ndetse na Pawulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 3 nabo harabivuga ngo ibi nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana. Imana ishaka ko abantu bose bihana bakamenya ukuri, ishaka ko abantu bose bakizwa. Ibi ni ibigaragaza ko Imana itazarimbura abantu ku bushake bwayo, ahubwo umuntu azarimbuka yizize, azarimburwa n'ibyo yaciye, inzira yanyuzemo niwe uzabyihitiramo. Wrong choices. Arigiye twigeze kwigishwa n'umuzungu hano muri sare, aratwigisha aratubwira ngo isi yacu ibayeho nabi bitewe no guhitamo nabi. Wrong choice. Guhitamo nabi bizatuma umuntu agirirwa nabi ari we wabyihitiyemo. Burya iyo umuntu agiye gusambana akoresha telefone ye, agahamagara, akaganira n'uwo bari gukorana icyaha, ukabihitamo kugeza icyaha ugikoze. Ubwo rero ni wowe ubyihitiramo icyo kibi. Iyo ukiguyemo ni wowe uba wagihisemo. Nurimbuka uzazira ko ari wowe wahisemo inzira y'ibibi. Hari abantu ejo ndimo nganiriza korali y'abategereje, twaraganiriye babwira abantu abakristo babiri babavuga butumwa babwiriza. Hanyuma baraje, twarasenganaga, ndabazi nabo baranzi, bazi ubuzima bwanjye, bazi imibereho yanjye nanjye nziya. Abo bavuga butumwa barangije bambwira ko dukorana ubucuruzi, barambwira bati dufite bizinesi nini irimo igishoro kinini kandi nta mafaranga dufite abishoboye. Ndangije nshoramo muri iyo bizinesi, ndagira noneho nanjye reka nshoremo dufatanye. Amafaranga ndayabaha, maze kuyabaha kuva nyabahaye kugeza n'uyu munsi nta nyungu nabonye, n'amafaranga yanjye ntiyagarutse. Ibyo ni ibintu abantu bihitiramo. Nagerageje kubabwira amagambo y'Imana, mbibutsa kubwira umuntu wavuze Imana ukamwibutsa iby'Imana, ubusa n'urimo kugosorera mu cyaha. Naragerageje birangira ndekuye, ubu nararekuye ndabarekera, negereje umukino barimo gukina n'Imana yabo. Negereje ibyo barimo, sinzi ibyo ari. Kuzarimbuka ni ibintu umuntu yihitiramo. Kuzarimbuka nta muntu uzabimuhitiramo, ni wowe uzafata icyemezo. Wewe wiyemeze kuba indaya, wiyemeze kuba umujura, wiyemeze kuba umugome, gutyo ibyemezo uzaba wafashe nibyo bizakurimbura. Buriya mureke mbabwire, iyo umuntu agiye gukuramo inda birimo, uwo mwana bazavuka, uwo mwana bazabaho,
Satani ikuzamo ikakubwira gufata ibinini, ukagenda ibyo binini ukarinywa kugeza umwana apfuye, ni wowe uba wabihisemo kwica, uba wahisemo icyaha cyo kwica. Ibi rero bizakurimbuza, ntabwo uzarimburwa n'Imana, uzirimbura wowe ubwawe bitewe n'amahitamo y'ibyo wahisemo. Hanyuma hari umunsi twari turi hano, umusaza bita Yakabumbye araza aratwigisha, atubwira inzoka yagiye mu gicuma. Umuntu yari afite igicuma akibika mu nzu, cyari igicuma cyiza yakundaga kunyweramo. Hanyuma icyo gicuma cyabaga mu cyumba cye, yarakirindaga cyane, yari yaragisize amarangi ari cyiza. Hanyuma icyo gicuma akajya akinyweramo. Umunsi umwe agiye kugikoresha atuma umwana we kukizana. Umwana wakizanye yumva kiraremereye, yumvise kiremereye abwira se ati ndimo numva igicuma kiremereye. Ise agiteruye arebye mu gicuma asanga harimo inzoka, arwana no kuyikuramo, acugusa igicuma, inzoka yanga kuvamo. Igicuma yakundaga akomeza kurwana nuko inzoka yavamo, inzoka iranga yanga kuvamo. Inzoka yanze kuvamo, nyiri igicuma agira uburakari, aravuga ati wa gicuma we, nubwo nagukundaga, nubwo numvaga nkigukeneye, ariko kubera iki kintu cyakugiyemo ndagutwika. Acana umuriro, amaze gucana umuriro igicuma cye akijugunya mu muriro, yanze kwihiramo na cya gicuma nacyo kirashya. Iki gicuma ntabwo cyahiye ko nyiracyo yacyangaga, cyahishijwe n'ibyari bikirimo. Icyari kimurimo nicyo cyatumye iki gicuma kibasha gushya. Ikizakurimbura ni ikikurimo, icyo wahaye icumbi, icyo wicaje mu bugingo bwawe nicyo kizakurimbura. Hari abantu bahitamo nabi bagahitamo kuzarimbuka. Nigeze nsoma ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa ibice 5 guhera ku murongo wa mbere. Umugabo bita Ananiya n'umugore we Safira bari abantu b'abarokore, bari abapantekoti beza, kubera ko mu mihigo yabo bumvaga bakorera Imana. Umunsi umwe Ananiya na Safira baza mu materaniro, kubera ko iriya torero rya mbere bari bafite umuco wo gufashanya, bafasha abakene bo muri bo. Bibiliya iravuga ngo nta mukene wababagamo, kuko wabaga afite ibintu yarabitangaga agafasha abakene. Hanyuma Ananiya na Safira nabo buzuye umwuka wera. Ananiya afashijwe ari mu mwuka, abaravuga ati nanjye bitewe n'uko numva nshaka gukorera Imana, nanze isambu yanjye. Mureke mbabwire, Ananiya yari umurokore. Umuntu wemera kurekura isambu, simbizi ko muri iri teraniro hari umuntu watanga isambu ngo ayihaye Imana cyangwa ngo ayihaye abantu. Nawe nta muntu dufitemo hano wapfa kurekura isambu. Ariko Ananiya isambu yarayirekura. Hano nsigaye numva amasambu, mwumva ibintu birakomeye. Kubona ikibanza muri uyu mujyi ibintu byarakaze, miliyoni 8 nibwo wapfa gukandakanda, cyangwa 10 na zingahe, niko bimeze. Ibintu birakaze. Kubona isambu yebawe ni ibintu bikomeye. Tekereza rero Ananiya arekure isambu ye ayita. Yari umurokore n'umugore we barabyemeranya, isambu barayirekura. Barangije batashe ari abarokore, bageze mu ngo zabo bagikijijwe, batashe ari bazima. Bageze mu rugo bari bacuzuye umwuka wera, ubuntu bw'Imana bukiri kumwe nabo. Ananiya na Safira, icyaha cyaje ryari? Icyaha cyaje
isambu bayigurishije. Isambu bayigurishije babona havuyemo menshi, amafaranga babaye menshi. Ananiya abwira Safira ati ariko tugomba kugira ubwenge, aya mafaranga yose tuyajyana. Undi ati oya, undi ati ntabwo twayajyana yose. Umugore n'umugabo bemeranya gukora icyaha, barangije amafaranga bayagabanyije. Ariko burya hari ikintu abantu birengagiza. Iyo ugiye gukora icyaha uzajya ushaka ahantu Imana uyifata uyijyana uyihishe. Ubwira Imana uti ngiye kuguhisha kugira ngo utazareba ibintu ugiye gukora. Iyo uzayifata ugiye kuyihishe kugira ngo itareba ibyaha ugiye gukora, kuko ikintu cyose ukora Imana irihari. Rero niba ushaka gukora ibyaha jya ushaka ukuntu Imana nayo uyifata uyibwira iti ntabwo nifuza ko ibintu bireba, genda ujya uyihishe. Ariko niba udafite imbaraga zahisha Imana wirinde gukora ibyaha, kuko Imana irakureba. Mbabarira ubwire umuntu mwegeranye mubwire ngo Imana irakureba. Ujya mumbwirire Imana irakureba. Burya n'ahandi wagiye yari ihari, na byandi wakoze yari ihari, hahandi wateze ugatanga amatike yari ihari, biriya bintu wahavugiye yari ihari, biriya bintu wakoze yari ihari, buriya gushura wakoze Imana yari ihari. Hari umunsi umwe nigeze ndakubwiriza hano ku Muhozi, ndaza hano mpabwirije inshuro zitari nyinshi cyane. Hari hakirirwa urusengero rwabaga hari imbere. Noneho ndimo kubwiriza mpagaze ku ruhimbi, Umwuka Wera ansanga hano. Ndimo kubwiriza mu ijwi ririmo rirambwira ngo bwira abantu bita ibintu. Hari abantu bagiye bariba, cyangwa se mu kazi bariba, cyangwa se bakana za ruswa, cyangwa se bakora ibyaha bitandukanye, hanyuma barakira. Bamwe bagura n'amamodoka, abandi bubaka n'amazu. Baraza bashima Imana, bahagarara mu iteraniro, baravuga ngo mureke nshime Imana, ngo Imana yampaye inzu, haleluya, Imana yampaye inzu, Imana yangiriye neza, kandi ari igisambo. Imana irambwira ngo ayo mashimwe ntabwo yigeze yakira, kuko washimye uri umujura waribye, washimye warariganyije, washimye inzu ufite. Hari igihe twigeze turi Uganda, umuntu umwe yigeze atubwiriza umuvugabutumwa, arangije aravuga ngo hano mutuye muri Bunagana niho twaba. Arangije aravuga ngo Imana iramutije igasenya amazu yubatswe mu buryo bw'uburiganya, aravuga ngo izasigara zihagaze zaba ari nkeya. Izasigara zihagaze zubatswe mukuru, umuntu agahagarara avuga ati ni ukuri kose iyi nzu ngewe ndabihamya ni Imana yayiyubakiye. Zasigara ari nkeya izavuye ku Mana. Inyinshi zirimo ubujura, inyinshi zirimo uburiganya, inyinshi zirimo amagambo y'ibinyoma. Mbese Imana ishatse ukuri yasenya amazu menshi. Umuntu azarimbuka abyihitiyemo. Umugambi wagambiriye ntuzagukoraho, kubera ko umuntu imipango niwe uyitegura, imishinga y'ibyaha niwe uyipanga. Kandi burya mureke mbabwire, iyo umuntu agiye gukora ikintu, kwiga teoloji batubwiye ko iyo ugiye gukora icyaha haba hari umusifuzi, hari arbitre usifura, akakubwira turamenye. Noneho iyo uwo musifuzi arangije gusifura, haba hasigaye amahitamo yawe. Niba uri bwumve ukubujije cyangwa se niba iki kintu uri bugikore, aba ari amahitamo y'umuntu. Nagiye kubwiriza Icyangugu, nari ahantu bita Igihundwe. Noneho ndabwiriza, maze kubwiriza baranjyana nyine tugenda ahantu batwakirira, abantu batangira kuganira basubiramo ku magambo nari maze kwigisha.
hanyuma barangije bambwira inkuru zabaye aho ngaho jenoside itangiye mu gihugu. Barambwira bati jenoside itangiye muri icyo gihe nibwo yari itangiye. Abanyamasengesho b'abanyamwuka baragenda bajya gusenga, bajya mu rusengero bariginga Imana bararira, buri wese yiginga Imana arayitakambira. Barimo basenga, umuntu umwe muri abo ngabo bari barimo gusenga abagiye mu mwuka wera, avuga mu ndimi, arangije guhanura aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka Imana ivuze. Imana iravuze ngo mwabarokore mwe muzirinde, iyi minsi igiye kuba mibi, ariko ntimuzivange, ntimuzakora ibyaha, muzirinde gukora ibyaha. Birarangiye, hanyuma amateraniro ashoje, basohotse hanze, bageze hanze y'urusengero, hanyuma umuntu wirukanka, abantu bamuvugiriza induru bati ngako nimugafate, ngako nimugafate. Mu bari bavuye mu rusengero haba havuyemo umwe yirukanka n'uwo muntu bari bagiye kwica muri jenoside. aramwirukankana birangira amufashe, birangira amwishe, aramuniga. Amaze kumwica nuko nyine uwari wahigwaga aba arapfuye, yicwa n'umuntu wari uvuye mu rusengero. Hanyuma y'icyo kintu kimaze kubaho, abarokore baraza bati Imana ibintu yavuze wari uhari cyangwa ntabwo wari uhari? Aravuga ati nari mpari. Ati harya yavuze ngo iki? Uzi ko burya hari abantu bitwa babura baje, umuntu akaba ari mu materaniro atumva n'ibyo Imana irimo kuvuga. Baravuga bati ibyo Imana yavuze wabyumvise? Ati harya yavuze ngo iki? Imana niyo yavuze ngo tuzirinde kwivanga, ntituzamere nk'abandi bose, warabyumvise? Undi ati yarawe, ati se kurya nanjye nakoze biriya. Arangije yavuye aho ngaho yirukanka, yagiye yirukanka ahita ajya mu Kivu arapfa. Nibwo rupfu yapfuye yiyahuye mu mazi arapfa. Nuko nguko yapfuye aba yiyahuye, yari yabaye mu nzu y'Imana. Ubugingo ushobora kubutakaza kandi wari uri mu nzu y'Imana, amagambo y'Imana uyumva ushobora kubutakaza rwose wari mu nzu y'Imana. Undi munsi yewe nakoze akazi k'igipolisi, nakoreye mu karere ka Kirehe. Muri Kirehe nari umupolisi. Hanyuma ndi umupolisi gukora akazi, haza kuvuka ikibazo cyabereye mu murenge wa Gatore. Ikibazo cyabereye mu murenge wa Gatore, hari umugabo yabyutse mu gatondo saa 12 zasumbuye, yurira igiti cy'umuvumu. Abantu bamubonye arimo yurira igiti cy'umuvumu, bose bavuze induru bati uyu muntu ko yurira igiti cy'umuvumu arashaka iki? Baramubaza bati yewe urimo urashaka iki muri icyo giti? Arababwira ati yewe ndashaka gupfa. Urashaka gupfa? Ati yewe ndashaka gupfa. Abantu bariginga bakimanuka, aravuga ati ndapfa tu. Bariginga ati yewe ndapfa. Uko biginga akazamuka, cyari igiti kirekire cyane, bagendaga hejuru mu bushorishori iriya wagacyara rutaga inzu uburebure hejuru. Aracyurira ajyamo hejuru. Abantu bariginga, gitifu w'akagari araza, abayobozi b'umudugudu baraza, gitifu w'umurenge araza. Bibananiye bahamagara meya nawe araza. Meya hageze, uwo mubwiye ikintu wese akavuga ati ngewe ndapfa. Bati manuka, niba ari umugore wawe tumujyane mu buyobozi, ariko wikingirira nawe. Ati reka ntabwo ngewe manuka ndapfa. Bahamagara gipisi
babwira DPC wa polisi bati ngwino utabare hano mu murenge wa Gatore habaye ishano, hari umuntu wimanitse mu giti ugiye gupfa. DPC agukubita pandagari kuzura abapolisi pandagari, abapolisi bagera mu 10 n'imbunda zacu kuriye pandagari tugiye gutabara umuntu uri bupfe. Iyo umuntu ari bupfe aributse niyo pandagari yaza, niyo haza abapolisi bagana bate byaga byakunda arapfa. Tuhageze DPC nawe aringinga aravuga ati dore abapolisi baraha, niba n'umugore wawe yaraguhemukiye dore nawe nguyu, hanyuma amanuka tubunge tubumvikanishe ariko witigirira nawe. Arangije atanga ndapfa. Bose akavuga ko ari bupfe. Byarangiye DPC aravuga ngo kirimo kirabesha, mwohereza abantu bazamuke bagenda bamumanura mu giti. Abantu baragenda bagiye kumumanura mu giti. Arangije arababwira ati ngewe nimuzamuka turabisikana manuka. Mbese yari yakanye turabisikana manuka. Birangira uriye bagezemo hagati, wa mugabo ahita asimbuka amanuka yibirindura yigira gute yaguye hasi, yakubise hasi umutwe arawushinga, ijosi ryose riramanuka ryinjiramo hano mu gihimba. Yapfuye njyewe ndeba. Kuzarimbuka n'amahitamo. Imana yigeze igira Kayini, iramubwira ati Kayini, dore ibyaha birimo biritugatuga ku rugi, ariko ni wowe, muri wowe nashyizemo ubutware bwo gutegeka ibyaha. Irukana icyaha kirahunga, nukirukana kiragenda, ariko nutakirukana kizakurimbura. Kayini ntabwo yabyumviye, byarangiye Kayini nawe kandi Imana yari yavuganye nawe. Kiramugeze ngo amagambo y'Imana urayumva. Ujya kumubariza ashobora kuba aramusenta minded, ashobora kuba arahadahari yarafashe umwanzuro mubi wo kuzarimbuka. Iyo wanga gukuramo icyaha mu bugingo bwawe, umwanzuro wawe uba warafashe aba ari uwo kurimbuka. Hari ahandi byigeze kubaho umudiyakoni w'ahantu bita i Karongi. Noneho umudiyakoni w'i Karongi aba mu rusengero, nta murimo w'Imana n'umwe akorera Imana, rwose nta kintu ayimariye. Noneho umunsi umwe, kandi ari umudiyakoni, abadiyakoni bakora imirimo, ariko uyu we nta murimo n'umwe Imana yabonaga yigeze ayikorera. Noneho uyu mudiyakoni ararwara, amaze kurwara ajya muri koma. Amaze kujya muri koma bamujyana CHK, bamushyira mu bitaro, aryamayo. Mu gihe ari muri koma, abanyamasengesho biremye muri byo barimo gusenga. Imana irababwira ngo muhaguruke vuba, mugende mwihute, hanyuma mujye mu bitaro. Ibabwira shambure na nimero uyu mudiyakoni yari aryamyemo. Irababwira ngo nimuhagera murasanga umuntu uri muri koma, hanyuma nimumusanga muri koma mumukomange. Nimumara kumukomanga arahita ava muri koma. Hanyuma nava muri koma mumubaze ngo tubwire umurimo umwe wakoreye Imana igukize utaha. Undi aratekereza ati ko ndimo kuhura. Barabaye mu rusengero ati ndimo ndahura rwose, ati ndimo ndahura. Atongera utekereze ati kuko Imana yavuze ngo nutabona ikintu na kimwe wayikoreye kizima urapfa, ugenda nk'uko abandi bose bagenda. Arangije bamuha n'umwanya munini, baramubwira bati turwaye akanya rwose ubitekerezeho. Barangije barongera bagaruka bati nta kintu wabonye.
ati rwose nagerageza ntagishatse ntakibuza. Barangije baramubwira bati ngaho genda nk'uko abandi bagiye. Bagisohoka abasubiye kuri koma akava. Dufite abantu badafite imirimo mu nzu y'Imana, babaye abantu bameze gutya bapfuza inkumi bagakorera Imana. Hari igihe kizagera ubura ikintu kizaguherekeza. Hari abantu badafasha abandi, hari abantu bakora imirimo ukaba waza hano ugafata mikorofoni ari ukugira ngo ushimishe abantu, ariko umukene yakuririra ntumumwereke imbabazi. Kandi Imana irashaka ko ugira umutima w'imbabazi. Gira mugenzi wawe, Imana irashaka kugira umutima w'imbabazi. Azarimbuka bizize ibyo uzaba warahisemo gukora nibyo bizakurimbura. Kuzarimbuka izaba ari umugambi wawe wahisemo. Ibyo uzaba ushaka kuba cyo nicyo uzaba cyo. Nuhitamo nabi bizakubera bibi. Nahoze ntekereza, hari umunsi umwe nari mvuye i Muhanga, narije mu ivugabutumwa hano narije kubwiriza. Hanyuma ndaza ngeze Nyabugogo nkakubitana n'umukristo nawe wari uvuye gusura umuntu muri CHK i Kigali. Uwo yari avuye gusura yari umukristo. Twigeze dusengana hano, twasenganye za nibature nyinshi, twabanye mu murimo w'Imana cyane. Uwo wari uvuye kumusura rero arangije arambwira ati Afurika, ubu ndababaye, ndimo ndagenda ndimo ndarizwa na runaka, ndabaza ati runaka bimeze bite? Arambwira ati bari mu bitaro, ameze nabi, ati cyakoze aracyafite akunda ko kuvuga, ariko nagerageje kumubwira ngo yihane ibyaha yakoze, asaba umugore w'imbabazi, yongere nyine yinginga Imana, wenda se nta byaha afite. Aramwinginga, wa mugabo aranga. Yari yarazanye abagore b'inshoreke, yari yaraguye yarataye umugore we, ibintu byaradogere. None aramwinginga ngo yihane, aranga. Aringinga arapfukama, birangira ndamubwira ati yewe ndimo ndumva yewe umugore wanjye ntashobora kumusaba imbabazi. Birangira undi arataha, dutaha arira. Tugeze hano tuhagera arira nyine ababajwe nuko uyu muntu yanze kwihana. Hashize iminsi 2 nagiye kumva ngo uyu muntu arapfuye. Kuzarimbuka n'amahitamo yawe. Ushobora guhitamo kuzarimbuka cyangwa ukazajya mu ijuru. Mwegekaho imiryango dusenge, iminota n'ikingana. Egekaho imiryango dusenge. Imana irakubona ite? Kwambika amaso yawe tugiye gusenga. Muri aya masaha ushobora guhitamo ubugingo cyangwa ukazahitamo kurimbuka. Niba warahemukiye Imana, njye ni wowe nazamura ikiganza nkabwira Imana ngo mbabarira, nakoze ibyaha, mbabarira ibyaha byawe. Zamura ikiganza, imbabazi z'Imana ziraha. Imana ikubabarira. Urakoze. Nawe zamura. Nawe urakoze. Umuntu wese uzamura ikiganza agenda ahaguruka. Hagurukira mu mwanya wawe, winginga Imana ibwira ngo nakoze ibyaha, mbabarira. Haguruka utazarimbuka bigize kubura ubwenge no kutubaha Imana. Haguruka mu mwanya wawe. Imana ikubabarira ibyaha wakoze. Imana ikubabarira ubusambanyi. Imana ikubabarira gusomana. Imana ikubabarira gukuramo inda. Imana ikubabarira ubugome. Imana ikubabarira umujinya. Imana ikubabarira amahane. Imana ikubabarira ubugome. Imana ikubabarira amarari. Imana ikubabarira ibintu byose wakoze. Mwebwe mwazamwiriza mugahaguruka, mutambuke muze hano tubihindura Imana, tubasenge. Tambuka wihuse tugusenge.